Iyo sengesho turabaramukije aho muri ku isi hose hatandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umugabo yaba umubyeyi mwiza. Hari umugabo umwe wahoraga yibaza ati ubu koko byapfiriye he? Buri gihe iyo yibazaga ko umuhungu we w'imyaka 19 yigize ikirara kandi yarakoze uko ashoboye kose ngo amurere neza, yibazaga ikindi kintu yari kuba yarakoze ngo abe umubyeyi mwiza bikamuyobera. Tuvugishije ukuri, kugira ngo ube umubyeyi mwiza ntabwo byoroshye, ariko hari amahame y'ingenzi yabigufashamo. Hari ababyeyi benshi b'abagabo biboneye ko gukurikiza amahame yo muri Bibiliya arangwa n'ubwenge byabagiriye akamaro bo n'abagize imiryango yabo. Reka noneho dusuzume inama zimwe na zimwe zo muri Bibiliya zafasha abagabo kuba ababyeyi beza. Inama ya mbere: jya umarana n'abana bawe igihe gihagije. Niba uri umubyeyi w'umugabo, ugaragaza ute guha agaciro abana bawe? Ni iby'ukuri ko hari ibintu byinshi ukorera abana bawe, harimo gukora utizigamye kugira ngo babonere ikibatunga n'aho kuba. Ibyo ntiwabikora uramutse udaha agaciro abana bawe. Ariko kandi niba utamarana nabo igihe gihagije, bashobora kumva ko utabaha agaciro nk'akuha ibindi bintu, urugero nk'akazi kawe, inshuti zawe ndetse n'ibindi. None se umubyeyi w'umugabo yagombye gutangira gushyikirana n'abana be ryari? Umubyeyi w'umugore we atangira gushyikirana n'umwana we akiri mu nda. Iyo umwana amaze amezi 4 mu nda atangira kumva. Icyo gihe rero umubyeyi w'umugabo nawe aba ashobora gutangira gushyikirana n'umwana we ukiri mu nda. Ushobora kumva umwana umutima we utera, kumva yinyagambura. Icyo gihe uba ushobora kumuganiriza kandi ukamuririmbira niba ubishoboye. Ihame rya Bibiliya rishingiye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7 ritera inkunga ababyeyi bose kumarana igihe n'abana babo. Inama ya 2: jya utega amatwi abana bawe. Kugira ngo ushyikirane n'abana bawe kandi ugire icyo ugeraho, ugomba kwitoza kubatega amatwi witonze kandi nturakare. Iyo abana bawe bazi ko urakazwa n'ubusa kandi ko ukunda kunenga, batinya kukubwira ibibari ku mutima. Ariko iyo ubatega amatwi witonze, uba bagaragaje ko bitayeho by'ukuri. Ibyo rero bizatuma bakugezaho ibitekerezo byabo n'ibyiyumvo byabo bisanzuye. Bakunzi ba iyo sengesho, naha tuhagarikiye ikiganiro cyacu. Naho ubutaha, twizere yuko mwungukiwe kandi mukomeze